Reka nongere mbahe ikaze ari nako mbifuriza ibihe byiza, murakaza neza kuri YouTube channel yacu Eridad Academy. Ni kenshi cyane nagiye mbabwira ko Pi Network atari umushinga wo kuba twagenda ngo tumayininge Picoin gusa, ahubwo ari umushinga wo kubaka ibintu bikomeye cyane bitandukanye mu isi turimo y'ikinyejana cya internet, cyangwa se muri iyi si y'ikinyejana cya Web3. Hanyuma ngo haye ikaze mu bizi neza ko ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa gatanu muri Miami habereye inama yitwa Consensus 2026. Mu bizi neza ko nari nababwiye kuri iyo nama mbabwira ko aba founders ba Pi Network aribo Nicolas Kokalisi na Dr. Chediao Fani bagombaga kuzahabwa umwanya w'ijambo muri iyo nama. Ni nako byagenze. Hanyuma kugira ngo mwereke ibyo Nicolas Kokalisi yatangaje kuri uwo munsi wo ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa gatanu. Uyu munsi turi ku itariki ya 8. Uri kubona ko hano ndi ni ku rubuga rwa Pi Network kuri X, ni official page ya Pi Network. Uri kubona ko hashize amasaha 12 batubwiye ko tugomba kwa updatinga cyangwa se kwa upgrading node. Ku itariki ya 15 uzamaking sure ko uzaba warapdatinze desktop cyangwa se Pi app yawe yo mu mashini niba uraninga node. Reka twiyizire kuri iyi update niyo nshaka ko tugarukaho ibyo Dr. Nicolas Kokalisi yatangarije muri iriya nama yitwa Consensus Miami yabaye ku itariki ya 6. Hari n'ibyo Dr. Chediao yatangaje, turaza kubigarukaho mu kiganiro cyihariye kubera ko ibi bintu ari birebire nabonye kubivanga bitakunda nk'uko nabo babidutangarije mu buryo buri palette cyangwa se butandukanye. Uri kubona ko Pi Network of course yamaze no kubona iyi yellow tick mark, yamaze kuba verified mu buryo bwuzuye hano kuri X. Rero batangiye bagira bati Pi founder Nicolas Kokalisi spoke today at Consensus 2026 Miami on the panel how to prove you are a human in AI world without doxing yourself. The discussion focused on one of the most urgent challenges in the AI era, how to maintain trust and verify real human identity as AI systems become capable for generating convincing boots profile and integrations at scale. Stay tuned for full video. Hari video wenda batubwiye ko bagomba kutugezaho, ariko reka mbigusobanurire neza 100%. Ibi Nicolas Kokalisi yatangaje ku itariki ya 6 ubwo bari mu nama yitwa Consensus Miami. Nari mfite telefone yanjye hano mu ntoki, reka nyirambike ku ruhande ubundi mbigusobanurire. Dr. Nicolas yavuze ku ngingo iri kuvugisha isi yose muri iki gihe, how to prove you are a human in an AI world without doxing yourself. Mu yandi magambo, ni gute umuntu yagaragaza ko ari umuntu wa nyawe muri iyi si yuzuyemo AI n'amabutu, ariko akabigaragaza adatanze amakuru ye yose. Iki ni ikibazo gikomeye abantu benshi bari kwibaza muri iki gihe, kandi tukaba natwe twakibaza tuti ese Nicolas Kokalisi yavuze ibifitanye isano na future ya Pi Network, kandi tugakomeza tukibaza tuti ese Pi iri gutegura systeme nshya yo kurwanya fake account. Tukongera tukibaza nanone tuti ese ibi bishobora gutuma Pi iba umwe mu mishinga ikomeye cyane muri future ya internet. Uyu munsi tugiye kubivugaho byose mu buryo bwimbitse. Komeza kureba iyi video kugeza ku musozo kuko hari ibintu
byinshi abantu benshi bataramenya kuri Pi Network ndetse na AI. Turaza kubigabanya mu byiciro bigera muri 5 kugira ngo musobanukirwe neza. Reka duhere ku gice cya mbere, mubwiye ko ari ibice 5 turi buze kuganiraho ibi bintu cyangwa se izi topic. Reka duhere ku gice cya mbere, impamvu AI iri gutera ikibazo gikomeye cyane. Muri iki gihe buriya AI iri gukomeza gukura ku muvuduko udasanzwe. Mubizi neza ko uyu munsi AI ishobora gukora amafoto mimbano, AI ishobora gukora video mimbano, AI ishobora gukora voices zisa neza nk'iz'abantu, ndetse no gukora fake account nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Hari abantu ubu ngubu batangiye no gukoresha AI mu kwiba amafaranga muri crypto project za sikamu, aho dushobora kuba twakibaza ikibazo kigira kiti ese internet iri kugenda yuzura ibintu byinshi bidakozwe n'abantu nyabo? Ni nayo mpamvu companies nyinshi ndetse na crypto project zitangiye gushaka uburyo bwo kwemeza niba umuntu ufite cyangwa umuntu ufunguye account kuri project yabo ari umuntu nyawe cyangwa se niba ari boot. Ariko nanone hari ikindi kibazo gikomeye cyane ku bantu baba badashaka gutanga amakuru yabo kubera privacy cyangwa se umutekano wabo. Ugasanga niba crypto project nka Pi Network ivuze iti tanga irangamuntu yawe tugufate na selfie cyangwa liveness check, hari abantu benshi batabikunda kubera umutekano wabo cyangwa se privacy yabo. Ahangaha niho Nicolas Kokaris yavuze ikintu gikomeye cyane agira ati uburyo bwo kwemeza ko umuntu ari uwanyawe kandi privacy ye cyangwa se umutekano we cyangwa amakuru ye agakomeza kuguma ari protected cyangwa se ari banga. Kandi aha niho abantu benshi bahise batangira guhuza ibingibi na Pi Network. Reka tujye mu gice cya kabiri. Igice cya mbere tubonye mu by'ukuri uburyo AI iri kugenda ikora ibintu bikagorana kuba crypto project cyangwa n'izindi companies zikeneye abantu banyabo batabona uburyo bwo gutandukanya niba umuntu ufunguye account kuri website yabo ari umuntu wanyawe cyangwa niba ari boot. Reka tujye mu gice cya kabiri, uko Pi ishobora kuba iri imbere y'abandi mu buryo bwo kugaragaza abantu banyabo. Reka dutekerezeho gato cyane kugira ngo musobanukirwe neza 100%. Buriya mu myaka myinshi ishize abantu wasangaga banenga Pi Network, ugasanga barimo baravuga bati kuki Pi Network iri gufata igihe kinini, bati kuki verification yayo ikomeye cyane. Ariko ubu ngubu ibintu biri kugenda bisobanuka. Pi Network nago ari crypto project yo kuba twagenda ngo tumayininge Pi coin gusa, ahubwo iri kubaka systeme y'abantu nyabo. Ibi ngibi bimerutse kubibaganirizaho mu kiganiro merutse gukora ubwo nababwiraga ni buriya AI project zirimo kugerageza gushakisha abantu banyabo bo gutoza AI cyangwa se bo gukora n'izindi taska za AI, kandi izo taska ziba zikeneye abantu banyabo bo kuzikora. Nago ziba zikeneye bot cyangwa se izindi AI, kuko nago AI yatoza iyindi AI, nago robo ryatoza irindi robo. Rero ni ibintu byumvikana ko Pi Network nago ari crypto project yo kuba twagenda ngo tumayininge crypto coin gusa, ahubwo ni project iri no kugerageza kubaka systeme y'abantu nyabo. Ongera nanone utekereze kuri iki kintu. Pi Network ifite miliyoni z'abakoresha bari verified, abantu bafite identities cyangwa se imyirondoro yemejwe, ecosystem idafite butu nyinshi nka social media zimwe na zimwe. Mu gihe future ya internet izaba yuzuyemo AI butu, platform zifite abantu banyabo bari verified nka Pi Network
zishobora kuzagira value cyangwa se agaciro gakomeye cyane, kandi niyo mpamvu bamwe batangiye kuvuga ko Pi ishobora kuzaba human network aho kuba crypto gusa. Hanyuma reka tujye mu gice cya gatatu, consensus 2026. Tuvuge kuri iriya nama yabereye muri Miami, aho turi kugaruka ku bintu Nicolas Kokarisi yatangaje. Hari abantu bamwe na bamwe bashobora kuvuga bati yari speech gusa, ariko ntago ari byo. Consensus 2026 ni imwe mu nama nini cyane za crypto ndetse na web3 ku isi. Iyo umuntu avugiye cyangwa se iyo umuntu ahawe umwanya w'ijambo wo kugira ibyo atangaza muri iyo nama, aba ari kubona global attention, aba ari guhura n'abashoramari, aba ari guhura na tech leaders ndetse n'ibigo bikomeye bya AI ndetse na blockchain. Kuba Nicolas Kokarisi yarahawe umwanya wo kuvuga ku kibazo gikomeye cya AI identity, bivuze ko Pi iri kugenda ifatwa nk'umushinga ufite contribution ishobora kugira impact muri future, kandi ibi ngibi bishobora gufasha Pi kubona abaterankunga, bishobora kuyifasha mu gutuma ecosystem yayo ikura, bishobora kuyifasha mu gutuma ibona adaptations. Iyo tuvuze adaptations ni real world utility, kuri ya coin ya Pi izajya ikoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na service, ndetse bikaba byafasha Pi network kongera trust cyangwa se gutuma abantu bakomeza kuyigirira icyizere. Kandi abantu benshi babonye ko Nicolas atavuze kuri crypto gusa ngo avuge ku biciro gusa cyangwa kuri trading, ahubwo yavuze ku kibazo cya future ya internet ubwayo. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma reka tujye mu gice cya kane. Ese ibi bishobora kugira impact kuri Pi price, ku giciro cya Pi? Nicyo kintu tuba dutegereje cyane. Ibindi byose biba bivugwa, ibindi byose tuba tureba, bisa nkaho bitagira igisobanuro byaba bifite igiciro cya Pi kiramutse kitazamutse. None se ibi bishobora kugira impact nyine kuri future ya coin ya Pi gusa, ariko ntago nshobora kuba naguha prediction y'igiciro cya Pi ngo nkubwire ko ari ibintu byizewe 100%, ariko hari ibintu bikomeye bishobora kongera igiciro cyangwa se muri rusange value ya Pi network. Kandi iyo Pi network yose iri kongera value, iyo value yayo iri kwiyongera, n'igiciro cya coin kirazamuka. Iyo project ifite utility, iyo project ifite aba users baririyo bari verified, iyo project ifite real world problem iri gukemura kandi ikabona global recognition, abantu batangira kuyifata seriously. Kandi ikibazo cya how do we prove human online ni ikibazo kizakomeza gukura cyane mu myaka iri imbere, bitewe nuko AI nayo iri kugenda irushaho kuzamuka cyane. Niba Pi izashobora kubaka systeme ikomeye muri icyo gihe, bishobora gutuma ecosystem yayo iba valuable cyangwa se igira agaciro cyane. Ariko nanone ahangaha hari ibintu tugomba gupeyingaho attention, cyangwa se hari ibintu tugomba kwitondera. Crypto market cyangwa isoko rya cryptocurrency rirahindagurika cyane, nta muntu ushobora guha garanti ku biciro. Hari ikintu cy'ingenzi cyane nshobora kukubwira ahangaha: gukurikirana development y'umushinga. Nicyo kintu uba ukenewe, ugakurikirana amakuru yizewe, ukirinda hype, ukirinda abagusezeranya ibintu bisa nkaho bidashoboka. Reka twigire mu gice cya gatanu, ari nacyo cya nyuma, tuvuge impamvu abapioneers bakwiye gukomeza kwihangana. Abantu benshi bamaze igihe bavuga ko Pi yatinze, ariko iyo urebye ibintu Nicolas yavuze muri iyo nama ku itariki ya 6, ushobora kubona ko Pi ishobora kuba ifite vision nini cyane kurusha uko abantu benshi babitekereza.
Project nyinshi za cryptocurrency zubaka meme coin, zikubaka hype cyangwa se short term trading, ariko Pi ishobora kuba iri kugerageza kubaka digital identity ecosystem, ishobora kuba iri kugerageza kubaka verified human network, ishobora kuba iri kugerageza kubaka decentralized trust system. Kandi ibyo si ibintu bishobora gufata imyaka mikeya, ariko iyo bigenze neza bishobora guhindura byinshi kuri internet n'uburyo abantu bakoresha cryptocurrency. Hanyuma nka conclusion, mbivuze mu magambo make cyane, kuri uriya munsi wo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu, uyu mu Pi founder ariwe Nicolas Kokkaris ntago yavuze gusa kuri AI, yavuze no ku kibazo kizagena ahazaza ha internet, aricyo trust cyangwa icyizere, identity ndetse na privacy, ndetse kandi no kumenya umuntu nyawe mu isi yuzuyemo AI bot cyangwa se ama robot. Kandi ibi bishobora kuba bifitanye isano nini cyane na viziyo ya Pi network. Ese Pi izaba imwe mu mishinga ikomeye mu kurwanya fake identities? Ese Pi izaba future human verification? Ese verified pioneers bazagira role nini muri Web3? Ibyo tuzabimenya mu minsi iri imbere, ariko icyo navuga nuko ubungubu Pi irimo kugenda ibonwa ku rwego mpuzamahanga kurushaho. Niba wakunze iyi video, kanda kuri subscribe, uyihe like, ndetse unatubwire icyo wowe ubitekerezaho muri comment. Mubwire ko tugomba kubonana ku munsi w'ejo turi kureba ibyo Dr. Chediao Fan nawe yatangaje, kuko bitandukanye cyane n'ibyo Nicolas Kokkaris yatangaje. Nago nabivuga kano kanya kuko iyi video yaba yabaye ndende ikarambirana, ariko nongera kubwira abantu bashaka kumenyekanisha ibikorwa byabo, mutwegere tubamamarize, tumenyekanishe ibyo bikorwa byanyu, cyane cyane abantu mucuruza amatelefone, mucuruza computer, abantu mucuruza ibikoresho bya electronique, kubera ko abantu badukurikirana nabo ibyo bikoresho barabikenera. Abantu badukurikirana bakenera computer, bakenera telefone. Niba ucuruza telefone, ucuruza computer, nyegera mwamamarize. Nawe udukurikirana, niba ukeneye telefone nziza, computer nziza yagufasha kujya ukora akazi kawe neza, nyaboneka mamagara nkurangire aho wakura iyo telefone nziza, computer nziza, kandi ku giciro cyiza cyane. Hanyuma niwibagirwe gukanda kuri subscribe, udufollowing kuri TikTok, udufollowing kuri X n'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Hanyuma tubonane ku munsi w'ejo turi kureba ibyo Dr. Chediao Fan nawe yatangaje muri iriya nama Miami 2026. Ndabakunda cyane, tubonane mu bindi biganiro turimo kubategurira. Imana ibarinde. Bye bye.